kuko kugira ngo bagufunge nyine ntago bapfa kuhita bakweza gutyo gusa bagomba kwaza kuvugana na embassy yacu bagufunze. Yego. Banje banera nyine tera fingerprint akagufotora nyine bakagufotora hose ukagera hose bagafotora nyine nk'umuntu ugiye gufunga bagafata biometrics. ubwo ngo nyine barangiza ugahita ugenda kwinjira mu gereza ugasanga harimo abandi bantu benshi muri benshi. Uba winjiye muri gereza? Yego. Ukinjira muri gereza uva aho ngaho bamaje kugufotora ukaza baguhaye umusego wawe kuraraho, ishuka yo kwiyorosa n'isahane yawe yo kuriraho. Nta matera? Matora ibiri ziba zirimo, harimo ibitanda na matora. Njya muri gereza nsangamo na wa mukobwa umwe we yaramaje gutaha, umwe yahise ataha, undi ari uwo murundi wahise ataha direct. Umunyarwanda ni wari usigayemo. Yego. Nsangamo umunyarwanda nyine tubanamo, harimo n'undi munyarwanda umwe yaramazemo igihe. Ubwo ngo birangije nyine tubamo muri gereza. Habaye kubise ubundi nago ngo bitinda ariko byaratinze kubera ko twese twikubita mu minsi y'irayidi. Kandi iminsi y'irayidi nago bakora. Yego. Rero twamaze mu kwezi. Ariko mbere ko kwezi kugeramo hari uwo mugabo ushinzwe abanyafrika w'umwarabu niwe witwa Mr Safe. Yego. Akimva ko ubwo yarazaga avuga Rwanda ntago muragenda ntago muragenda mutegereje ukwezi kose ufunze. Nta communication ntaki. Baje kudusura aho ngaho. Donc ambassade yaje kubasura muri gereza. Twari turi aho ngaho nyine tujya kwa tona baraje icyo gihe twari twigaragambya kuko ari gereza ebyiri, imwe bayihaga telefone. Bakunda kuyihaga telefone cyane kuko harimo abatayirandi. Noneho twege iyangaha yari ivanze abafilipine, abatayirandi, abanyarwanda, abagande, abatanzania, twese tuba Barundi tuvanze. Twege rero twari twigaragambya tuvuga ni gute twe mutaduha telefone. Twateraguye twakubise inzugi amadirishya ibintu byose nyine twasakuje muri kamera kuko barimo kamera. Twasakuje. Ubwo birangije habaje umumadamu umwe nyine waturiraga w'umupolisi. Dufite studio ikora amafoto nziza cyane twayubatse ku Kacyiru. Ukeneye kuza gufotoza umwana wawe, wowe n'umugabo cyangwa wowe na chérie, wowe na fiancé cyangwa wowe ubwawe watugana tukakuyobora neza ku kazu k'amazi kuri kaburimbo neza. Ni kuri kaburimbo ntabyo gukandagira mu bitaka. 0782851031 ukabukinga appointment yawe ubundi tukagushyira ku Cyangwe. Yego, reka ngusuze kandi nkwifurize ibihe byiza kuri Kisimbi TV. Nizere yuko umeze neza, nizere yuko aho uri mu bice binyuranye by'isi ubuzima bumeze neza cyane. Niba utameze neza kandi ndagukomeza nkubwira yuko isi tubamo bibaho niko bigenda. Uyu munsi bari byiza ejo bikaba bibi, uyu munsi bari bibi ejo bikaba byiza kubera Imana. Nta mpamvu yuko ucika intege mu gihe ugihumeka, burya biba bigishoboka. Jiva rero ni igikondo neza, ukirenga mereze ya mbere uzamuka ibumoso hari etage nziza bakoreramo ibwana nshyashya. Noneho baraguye. Neza murabyibagiye. Haraguye ejo muri Shema yagiyeyo kubavisita. Sibyo bazanye container nka 20 bamenamo, bafite bafata flow yo hasi yose. By'umwihariko uyu munsi tujya kuganiriza uyu munyarwandakazi. Numwe mu bagiye bareba ibiganiro twakoze hano kiba hanze y'u Rwanda na nyuma yuko agarutse mu Rwanda. Ariko icyambere yambwiye tugihura ngo yatekerezaga ko ibiganiro dukora tubanza gupanga ko tugiye kubeshya abantu. Ubwo bishingiye ku nkuru azi twagiye dutambutsa z'abantu yabanye nabo mu kazi yabagamo hanze, hanyuma bakaza hano bagatangaza ibintu bihabanye n'ukuri. By'umwihariko nta gihugu na kimwe cy'Abarabu ku mugabane wa Aziya keretse byo muri Afurika, ku mugabane wa Aziya nta na kimwe nakoreyemo ngo be namenya ukuri. Ari nayo mpamvu benshi mu twagiye tuganira cyangwa bamwe batubeshye, ariko undi muntu akaza akavuga ati nje kubabwiza ukuri. Nge nategereje ukuri kwa nyako kugeza uyu munsi sindakubona. Turacyari muri Oman. Umeze neza? Eze neza. Biragenda cyane. Ngahibwira abantu. Noneho turebe ko utari butubeshye. Amazina yanjye nitwa Batamuriza Fiona. Batamuriza Fiona. Nkaba ndi umunyarwandakazi. Maze igihe mvuye muri Oman, maze ukwezi inaha mu Rwanda. None se mbere yuko tuganira hari ibyo twabanje gupanga? Ntabwo twigeze dupanga. Kandi watekerezaga ko mubanza kubipanga. Nje naje niteguye ko ngiye kureba ukuntu mubipanga. Tukabeshya abantu.
kandi wambwiye ko ushaka kuduha ukuri k'ubuzima bwa Oman. Ubu buri muntu nakiriye avuye muri Oman arambwira ati ngiye kubaha ukuri k'ubuzima bwa Oman. Ati abanyuze hano bagiye bababeshya. Nakwakira uwo muntu yamara kugenda abandi bakavuga bati uwo muntu yakubeshya. Banyarwandakazi bantu mwumva ikinyarwanda mu muri Oman. Hazagize umuntu umwe uza akatubwiza ukuri. Ubwo abaye Fiona. Ubwo ni njyewe. Ubwo ni wowe. Kuko njyewe ukuri ngiye kukubwira nagaruka ngo ni uko muri Oman. Nibyo nabonye muri Oman cyangwa se uko nabibonye bitandukanye kandi bazakabivuga. Hari abantu bacika intege bakanga kujya gushakirayo ubuzima kubera ibintu bibi bavuga kuri Oman kandi mu by'ukuri bayibeshyera. Hari abantu bafite ubuzima bwiza bakorera muri Oman, bafite ingo mu Rwanda. Hari abantu bakorera muri Oman bafite ibibanza cyangwa se amazu mu Rwanda bari kubaka n'ibindi bitandukanye. Ariko buryo umuntu avuze ikintu kibi mu gihugu runaka hari umuntu uvuga ati none se najyayo bakazamfata ku ngufu, none se najyayo cyangwa nakoherezayo umwana wanjye abarabu bakazamukorera ibintu binibi. Hari n'abatubwira ngo bakoresha amarozi, ngo bakoresha ibiki n'ibiki, ibintu byinshi bitandukanye. Reka twinjire mu nkuru ya Fiona kugira ngo atubwire amateka ye tuze kugera ku munsi wa nyuma agaruka hano mu Rwanda. Inkuru yanjye uko natangiye imenya Oman nari ndi mu Rwanda mba Kicukiro centre mu rugo niho nakoreraga. Ubwo ngubwo hari umushuti wanjye yari inshuti yanjye njya akora mbona arinyohereje screenshot y'ibyo avuganye na mukuru we wari uriye muri Oman. Screenshot ivuga ngo nose ngo Fiona kano kazi ntiyagashobora kugakora. Undi aramubwira ngo simbizi nk'uno se harakora hari ubwo yinjiza nk'ibihumbi 100 ku kwezi. Undi aravuga ngo 100 ashobora kuba ari nka 90. Ko rero yaza ahangaha akaza akagakora kandi yabishobora agatera imbere akava muri ibyo ngibyo arimo. Ubwo biragije mba ndayibonye ndavuga se uwo mushuti wanjye twaje muri ibyo muri kuvugana naho biki. Aravuga ngo nyine ngo wowe shaka passport ubundi ugende ujyeyo. Ndavuga ni hehe se yanga ko hamwe ngo shaka passport nzakubwira nyuma. Mbitekerezaho barakubwiye ko umushahara arangaye kuko baravuga ngo estimation 90 abona bagereranya n'ahantu ugiye ko ari ahantu hadanje. Yego nge nese ngira amatsiko yo kumenya ngo ibyo aho hantu ni hehe uwo mukuru wari. Mita mubwameza nimero ya Hope ndamuvugisha Hope ndavuga ni ibiki urimo uravuga na Pamela aravuga ngo Fiona ubu ndahanaha. Nigeze ahambwira yambwira ati wowe waza ugakora akazi ni akazi ko mu rugo ariko bahimba 200. Nose Fiona ahantu ukora kuko nacuzaga boutique. Iyo boutique yawe ukoramo hari ubwo ugira nk'ibihumbi 100 usevinga ku kwezi. Ndavuga ati nayo. Aravuga rero nayo wazanga ugakora kandi wabasha gusevinga 200 nuko yahembwa gutyo nta kintu ukora na kimwe baguheza ibyo kurya akakugurira imyenda buri kimwe cyose kiba kiriho. Urumva rero 100 yo yaguhembye abara yo gusevingaho gusa. Ndavuga ko ibyo bintu byaba ari byo nyine ambwira uko ibyiza byaho byose ndabyumva ko ari byo. Ndangije mitangira gushaka passport ndayibona. Maje kuyibona nibwo nahamagaye mu rugo mpamagara mu ndavuga ati ngiye kugenda. Ariko arakoresha kuri WhatsApp mitangira kuri Google ndareba mbona ni ngo Arabic ndibaza Arabic ni ikimutambi mbona nyine kari muri Oman. We ntabwo yakubwiye neza igihugu arimo. Ntabwo yari akimbwiye. Ariko yakoreshaga nimero yaho. Ubwo ngo birangije ndareba nyine ndahamenya bitabuga nabimenya kuri muri Oman ariko sinari nzi Oman byari byose sinzi byabara ntabwo nari mbizi ngewe. Ko ntabwo njya ku YouTube ngo ntabwo najyaga njya ngumbire. Ubwo birangije nyine aravuga ati niho uzaza nta kibazo. Ndabase ko cyari nge wabwiye nubwire muri umuna wawe Pamela cyangwa mukuru wawe nawe ko hari mukuru we wari urangwa nawe twaga Sylvia kutabwiye Sylvia nga we aze ukabwira ngewe nukubera iki ari byo uhisemo. Ubwo ngubwo se ushaka kumemukira aravuga ngo hoya nugi ikibazo azana amazina y'abantu amwe uyakuremo kugira ngo bibahe security. Nta kibazo uzazana n'uwo mukuru wanjye nta kibazo. Ubwo ngubwo birangije nyine mbibwiye mu rugo mu batireka reka ahantu nuzajyeyo ni habikuba byumvaga kuri radio. Nuje mama mbwiye ngo sinzajyeyo mpita mvuga okay ndagenda ntabimubwiye. Mpita mpanga n'uwo mukuru we turajyana nyine turagenda. Mukuru nyine nawe bari bayivuganya ko nge nabizi. Mukuru barambwiye ati nanjye bugiye tuzajyana nuko twagira ngo tubone ko tuzagera turi babiri. Yego. Turanje nyine turagenda. Muragenda muva i Kigali munyura he urwo rugendo rero sasa. Twavuye hano i Kigali dutega imodoka itugeza Nyagatare
tugeze Nyagatare haba hariyo nyine abantu bari Abanyagatare batwambutsa baratwambutsa nyine izo mu bishanga mwanyuze muri Panya mu gishanga. Mu birangije twikubita nyine muri Uganda, tugeze Uganda tujya muri Kenya. Tugeze muri Kenya dusangayo umu agent, hari umu agent uriyo umudamu muri Kenya niwe wadufashije. None se Fio ukiri aho ngaho tutarajya kure, ubundi ni iki gituma umuntu urangiye akazi umunyarwanda amubwira ko atagomba guca ku mupaka ko nta kintu bitwaye? Impamvu nanjye naje kubona ko nta kintu bitwaye kuko hariho na sisara abahungu hanga bavanga bakagenda bagiye gukora ibintu by'amakofi kandi bakagenda neza. Yego, kandi bakagenda neza baciye ku mupaka. Rero twebwe nge nekeza ko impamvu batunyuza mu nzira za Panya kubera ko tuba tugiye gukora akazi ko mu rugo. Aguhaye visa ugaca ku kibuga cy'indege wagera ugahita umukwepa nuje mu kazi ko mu rugo ugahita wigira mu kandi kazi. Rero niyo mpamvu bakunyuza muri Panya, iyo unyuze muri Panya nta byangombwa uba ufite. Bakujyana nta kintu ufite. Bakujyana nta kintu ufite bakagiguheza ari uko wagezeyo. Urinda ugerayo nta kintu ufite kuko bakiguhaye uhita ubakwepa. Rero nge nekereza ko ariyo mpamvu. Mwamugeza muri Kenya. Tugeze muri Kenya ubwo tujya kuri umu agent nyine umudamu waho twabaye iminsi 3. Umunsi wa 4 dufatira indege nyine idutwara tujya muri Oman. Visa zikava he kugira ngo ujye muri aeroport uba ufite visa ijya mu gihugu? Iyo kugira ngo uva hanga bamwereje ifoto yawe na passport yawe ni ukuvuga ngo kugira ngo akubwire ngo ngwino ubabanje kubona visa wamaje kubona na tike y'indege bamaje kubibona, ariko ntago yabiguhereza kuko abiguhaye wahita umukwepa wahita umutoroka ukigira ahandi kandi urumva ko yabahombye. Niyo mpamvu rero bakunyuza mu nzira za Panya bakagutwara nyine nk'injiji kuko babikweretse wahita ubacika bagahomba babahombye. Ubwo rero tugeze muri Oman njena umusaponsa wanje nyine umuntu bashakiye tike cyangwa se umuntu uba wishyuye itike yawe mba ndi no kuri visa ye niwe nagezeho ngezeyo nakozeyo iminsi 2. Umunsi wa ariko mbere yo kujya tugereyo muri Oman tukiri aho muri Kenya umudamu tujya kugenda yaratubwiye ati nimugera hano hantu mugiye gukora ni ukugenda muzi ikibajyanye. Umudamu yitwa Tabita, hari n'umuntu ugeze kumuvugaho hano bamuvuze. Yitwa Tabita, yaranje aduha impanuro avuga ati nimugenda mukore ibibajyanye, nagira umugabo waho ukubwira muryamane wange, nashaka kukunaniza umbwire muhindurire muhindurire nyine muhindurire urugo. We abayingoye muri Oman? Uwo mudamu aba muri Kenya ariko abakorana n'abantu bakora muri Oman. Ubwo ngo ngezeyo nyine ngeze muri urwo rugo harimo umusaza, agasaza gashaje cyane gashaka nyine kakajya kanyereka amafaranga ko tubikore ubundi kagire ubundi kama amafaranga. Ndangije impita mbibwira umudamu kakwerekaga amafaranga kagashaka ko muryamana. Yego, donc biriya bintu bavuga ko hari abarabu basiri kakwereka amafaranga ko bamuryamana kandi gafite umugore nyine nawe ari umukecuru. Ubwo birangije mbibwira nyine uwo mudamu wari wasigaye muri Kenya uwo mu agent, mbimubwiye yahise abibwira kuri ofisi yo muri Oman. Arabwira ati uwo mu boss arashaka kuryamana na Fiona mumuhindurire urugo ave muri urwo rugo. Ubwo ngo birangije nyine byaciye muri procedure ndende kugira ngo mveyo, ariko nta cyazo nigeze magirira. Naje ofisi baje kuntwara bankura muri urwo rugo njya mu rundi, bantwara mu rundi rugo. Yego. Ngeze mu rundi rugo urugo nagezemo yari kwita ku mukecuru, yari umukecuru ushaje ukajya umwoza nk'akana ukamwambika nta kibazo. Twakoraga turi abakozi 4. Yego, b'Abanyarwanda? 2 b'Abanyarwanda, umwe wo mu Tanzania n'umwe wo mu Bangladesh. Yego, umu Bangladesh yakoraga amasuku, mu Tanzania ateka, twebwe 2 twita ku mukecuru. Turahakora narigejejemo amezi 8 nkora muri urwo rugo. Baguhemba cyangwa ataguhemba? Bamemba nta kibazo. Yego, bamemba ibyo kurya nta kibazo na kimwe. Twese nta mukozi mwigeze ugira ikibazo n'umwe. Ubwo ngo birangije uwo mu Tanzania yarahamaze imyaka 10 abakorera. Arangije aza gukenera kujya kuruhuka, atashye wabo muheza konje y'amezi 2. Bamaye konje y'amezi 2 uwo twakoranaga nge twitana ku mukecuru batamubwira ngo rero ngo ura mu Tanzania yaratashye, wowe uzaza wita ku mukecuru, uzafasha Fiona kwita ku mukecuru, nurangiza ukore n'ibyo Tanzania yakoraga mwongeze umushahara. Ku mushahara twahembwaga 2,500 y'Abanyarwanda.
ahita amuganga bazamuhemba 400 y'amanyarwanda. Ariko baramuganga ariko Fiona ntabimenye, wazakomeza kwita ku mukecuru wowe ukora ibyo uriya Mutanzania yakoraga nawe unamufashe ariko wowe tukongeza umushahara. Fiona nabimenye. Ndangije nyine ndabikeka mbona umukobwa atangiye gukora ibyo Mutanzania yakora kuko yari atashye agiye kuruka amezi 2, mbona nyine atangiye kubikora mbira babo wasanga bamwongeje umushahara. Nibwo nahise mfata umwanzuro wo kubatoroka. Utaranamenya ukuri? Nari nakumeye kuko twayaga tubivu, urumva yari inshuti yanjye tuganira, kavuga ati uriya Mutanzania nagenda ngiye, uriya Mutanzania twaga Mujuma, ati Mujuma nagenda ngiyewe nzahita nkora ibyo yakoraga, icyo cyo bazanyongeza umushahara. Ati niba ukongeza nanjye nzabatoroka. Ubwo ngubwo birangije baramwonge kugira mbimenye ko bamwongeje, nyine naje gufata telefone ye njya muri chat mbona yabibwiye undi muri umunara wari mu Rwanda. Ngo banyengeje umushahara ngo kandi babwiye ngo simbibwire Fiona. None se Fiona imenya saza ahita atoroka. Mba nabibogere muri chat. Ubwo ngubwo birangije uwo muri umunara avuga ati Fiona ribeshya agatoroka rero nawe uzahita umutanga, agomba kuguma agakora ariko nibeshya agatoroka uzahita umutanga bamufate. Ndangije nyine mba nabibonye, nibwo rese mpanga bati nzatoroka batabizi. Mbirangije twabaga nyine aho twakoraga muri Mascate era mu mujyi. Wowe ntago passport yawe bari barayifatiriye? Twese baba babifite, nta numwe ufite ibyangombwa bibazo. Ubwo ngo birangije nibwo rese mbipanga, bamaje ukwezi kwanjye kwarangiye kwa 8 nibwo nahise mpanga nyine gutoroka. Bamembye mwitambwira nyine haba hari abantu aho ngaho uramwandikira ati ko shaka gutoroka, bakubwira turama amafaranga ya nayo ngutorokesha. Ndangije yari uwo mukobwa wanetisha yari umurundi, nawe ati nshaka gutoroka, nawe turama ya nayo turabyumvikana nyine ndayamuhereza, muheza location araza aramfata anshyira imodoka nyine turagenda. Usize passport? Nsize passport byose mbisize kuko nyine bari kumfata uko hose haba ari kamera utorotse bakubona. Ubwo watorotse ute ko buri hantu haba ari kamera muri kiriya gihugu? Buri hantu hose haba ari kamera ariko usohoka iyo wamenyereye nyine gusohoka ufata telefone ugasohoka nk'umuntu uri kuri telefone. Ngenda nyine kuko imodoka ari paritse ari ku gipangu ndagenda mtanije imodoka ndagenda. Ku buryo batabonye plate number? Nabyigeze babona. Uba wabipanze nyine nawe imodoka iza ahantu hatari, ubaheza location y'ahantu hatari kamera kuko hose ntabwo hari kamera ahantu hose. Ubwo ngo birangije ndagiye nyine ndatoroka ndagenda. Ubwo iyo umuntu agutekeshe nk'uko nguko aba afite inzu nyine yakodesheje, umuntu wese yatorotse azayo muri iyo nzu. Ukawagera muri iyo nzu abaziranye nawe ahantu abantu baba bakeneye akazi, akavuga ko mfite umukozi ukeneye akazi, ati urama komisiyo yangahe, bakavugana komisiyo agahita guheza mu kazi ukajya mu kazi nyine. Nuko umukobwa rero arangije arantwara nyine we, naraye iminsi 2, umunsi wa 3 ahita anyohereza mu kazi. Ngenda nyine mu kazi ndakora. Nako ko mu rugo? Nako kabara ko mu rugo. Ngenda mu kandi kazi ndakora. Ubwo ngubwo nyine byaje narakoze bigeze nyuma. Harije baba kuguze nk'amezi 2 yaje bakuguze ukwezi kumwe. Nyine babishiye komisiyo y'ukwezi kumwe yo gukora aho hantu. Yo gukora aho hantu. Iyo bishiye komisiyo y'ukwezi kumwe we najya bavuga bafite nk'umukozi wagiye mu karuhuko ariko bakakeneye uza gukora ibiraka. Yego. Agahamagara umudamu akamubwira ati ko nyene umukozi wo kuza kunkora amezi 2, akishyira nyine komisiyo y'amezi 2 ukagenda ugakora. Cyangwa se nyene yo amezi 3, nyine biterwa n'uwakeneye. Amezi 2 agukeneyeho iyo arangiye, amezi 2 yarangiye urongera ugasubira hahandi bakagushakira ahandi. Nuko yire byagendaga. Uwo mudamu biza kurangira harukuru nyine abakobwa nyine babizaje baba hareri benshi bakagira ibintu by'amabifu, ubwo baramutanga. Batanga location ya polisi iramufata. Uwo ngo mwakoranaga? Uwo ngo yari ubwo yumva yari agent wacu. Ni agent w'abantu baba baratorotse ufasha abantu gutoroka bashakira n'utuzi. Baramufata. Polisi nyine iraza iramufata baramufunga, bamufunga ahita bamucyora. Ubwo yari uwo muri Afrika nawe? Yari umurundi. Ubwo tuba tubuze iyo tujya nyine. Tubuze iyo tujya turashakisha tubona ahandi hantu tujya. Mu bandi bantu nyine baba harari benshi, abantu baba bakora barangira agent, baba harari benshi n'abanyarwanda asigaye babikora. No ubwo ngubwo wabona undi muntu ati ko shaka kuza kubi wawe akaba ati nta kibazo ngwino.
ukajya gushakira akazi nyine ukajya mu kazi gutyo bakaguhemba n'undi ariko ntabwo baguhemba nkamwe iyo muri kontara ndi watorotse bari abo hanze ahari muri kontara bahembwa amariyari 90 cyangwa se 80 amariyari 90 aba ari nk'ibihumbi 150 naho iyo watorotse ubahembwa amariyari 140 iyo uhembwa 140 aba ari nk'ibihumbi 400 y'amanyarwanda cyangwa 420 nyine biterwa kuko iriya rimwe rivunja ibihumbi 3,500 iriya rimwe 3,500 okay ubwo ngo birangije nyine ndakora nkora ayo mezi nyine irumva nari maze imyaka 2 n'amezi 3 muri Oman kandi natorotse maze amezi 8 undi mwaka n'amezi byose nayimaze hanze naratorotse ukora mu buryo bwa forode nkora mu buryo bwa forode nta byangombwa nacyo na passport yawe ntawe igenderaho ubwo yagenderaga kuki ntacyo nyine uragenda ukajya mu kazi bakakubaza passport yawe iri kuri office ubabwira ko iri kuri office kuko babwiye ngo naratorotse aho ngaho bahita bakwitangira kuri polisi barambazaga passport yawe iri hehe nkabwira iri kuri office yihe ngahita mbaheza nimero z'uwo muntu uzo gufasha abantu gutorotse nuko byagendaga ubwo ngubwo nyuma nibwo naje ubwo sibwo ndabivuga gute nyuma nyine ngere gutaha oya waratorotse bwa mbere ujya muri ka kazi ka mbere wahakujyanye baramufata baramufunga urahavujya kwishakira ahandi oya narahavuye aho narahavuye n'ubundi njya ku wundi mu agent nawe w'umurundi yego uwo murundi nawe antwara mu kandi kazi yantwara mu kandi kazi nkakora hajya babanyeneye amezi 2 hari igihe ngerayo nageragayo nkabona uruzi ni runini ngahita mvuga ahantu ntago nahakora nsubize kuri office bagata bansubizayo hagiye ngerayo hagiye nageragayo hari ahantu nagiye gukora nsanga nuko ragira ihene kuragira nyine nsanga nakazi ko mu rugo harimo nyine n'ihene mu rugo ihene maharihe ujya kuzahirira nkajya ngenda nkazikukira nkagikora ibiki byose ndangije naraye nyine ari ninjoro mbona ari urugo rutoya nyine n'abana bahari abantu bose ari bakuru nyine bose abantu ari bakuru mbona nta kibazo bukiye mu gitondo nkora amasuku nkora ibiki njya kora mbona umukecuru anwaye mu ihene kandi mu ihene ni nk'izo mu Rwanda se ku buryo zirisha cyangwa barazahirira hari ihene zo mu bihugu runaka zitarisha zirya ibintu baziteguye hari ibintu nyine zirya ariko ubwo zabaga ziri nk'ahantu ngaha ari ahantu hanini ndangije ndavuga zari nka veni byari ihene byinshi byari nka veni ari ihene byinshi binini by'ibizungu nyine ndabireba navuga okay ndangije ukwera imbaye umushumba nabangiye naje muri uwo mari nje kwita ku ihene kuko ntago bari bamaye wifi kandi hari nyine ni wifi n'ibikora utafite wifi nta kintu na telefone uba ufite nyine umeze nk'ikiragi mbura uko mbigeza nyine mbura uko mbibwira kuri office nyine uwo agent wanje ndangije ndabihora nyine ndahakora turakora no mukecuru ndamaze ngenza nkora muri izi hene buri munsi abona nyine ko bimbangamiye aravuga ngo yara uzazikora buri munsi uzazikora uyu munsi ejo sibe ukora ejo bundi nundi numva nundi kari akazi kanje ndavuga okay turagenda akazi kanje ni mwihene no guteka byose ngomba kubikora ubwo ngo ndangije ngeze mu cyumba cyanjye aho nagomba kurara mfata telefone nyine ngira amahirwe kuri office baramamagaye baravuze ngo ahantu wageze urabona hameze gute ndavuga ngiye ntabwo nakora mu ihene reka ntabwo naje kuragira ihene baravuga ngo niba utahakora babwire bakugarure nabwa munsubizaho mwanwe ntabwo nakora mu ihene umusaza ari hari nyine umukecuru afite umugabo umusaza arisaza aravuga ngo ni gute ngo abantu bose barimo barazanga bari kuza bakahareba bagahita bagenda ntabwo ibyo bintu twayivamo amatike ntabwo twayabona ngo urakora ndavuga mpita nyine menya ko urumva ahita avuga ngo njye mbaye wa 5 ngo nje ngenda ngo mwese mwe muraza mukahareba mugahita mugenda mwareba mugahita mugenda ndavuga rero muransubizayo abana ntabwo tugusubizayo ndavuga nimpfira nga polisi irabafunga kuko batinya polisi kuba aravuga ngo nta kibazo badufunge ntabwo tugusubizayo niba ushaka kugenda itegere wijyane ngo birangije nyine mbibwira kuri office baravuga ngo ubwo rero nabanze kukuzana wowe fata taxi
nyine habara ama application akora downloadinga o taxi nurangiza izi gutware ikuzane nyine uyibwirane kugeza urahita hadusanga ubundi tuyishyure kuko ari amafaranga nari mfite ubwo biranje nyine downloadinga o taxi iraza mitansoka nyine abo basaza nyine urumva bari bisaje avuga ko atari bontware ndangije mitanurira nyine taxi ndagenda ngeze atugiye ahantu nyine bambwe bagombaga nagombaga kubasanga mbasanzeyo baragira nyine mbasangayo bishyura taxi bundi bashyira imodoka yabo turagenda nyine dusubira bansubizayo nyuma bongera bandangira kandi akazi bandangiye kare kameze gute da nyuma uvuye mu ihene bakuranye bakujyana uvuye mu ihene bese banjyana mu kandi kazi ho nageze nta kibazo hari abana 4 mama wabo nyine ajya mu kazi ndahakorana nakoze amezi 3 kuko umukozi wawe yari umuhinde yari yatashye yagiye kuruhuka nakoze amezi 3 mvayo ndataha nsubira nyine kuri office nyine nuko byagenze ahandi hantu navuga nagiye hari ahandi hantu bigeze kundangira akazi nsanga ari ugukorera umunyakenya yari umunyakenya ufite umugabo w'umuzungu ndagera ngezeyo nyine nyinjira hari undi mukobwa waruvuye nawe yabaga twabanaga kuri office ako nazi ko yagiye muri urwo rugo we bari bamwanze ngo kuko atazi icyongereza dukubitanya mu muryango nyine asohoka nge ninjira nyine bamwanze nge ninjira ari njije kumusimbura abarambwiye ngo fiye ngo nshanambe nawe ngo ngiye mu Cyongereza gitumye nikorera hano hantu ndavuga se hakunanije iki ngo Icyongereza ndavuga okay aragenda nyine afata imodoka taxi yari inzanye arayifata imusubizayo nge ndangije ndinjira nyine yari akagore kakanyakenya gatonda kare nyine karambwira ugomba nyinjira nyine gatakambwira ugomba kujya ukora hanaha ariko hari imbwa yanjye niyo ugomba kujya witaho urubuga runini imbwa ariko akazi cyane baguhaye nyigerayo yahise ambwira imbwa kandi n'ipusi ndayitinya none umuntu umbwiye imbwa ari urubuga runini ndangije imbwa iri muri salo yabaga mu nzu yari afite akazu kayo nyine kaba muri salo ndamubwira se nta kuntu imbwa wayishyira hanze ikajya iba hanze none nkajya njya kuyirebera hanze aravuga ngo ngo hanze haba hari ubushyuhe kandi hano mu nzu harimo AC bigomba kumva ubukonje ngo igomba kujya ikenera kujya hanze ukayitwara hanze yakenera kuza mu nzu ukayizana mu nzu nitamubwira ntabwo nahakora aravuga ngo ntabwo nahakora subizaho unwe subiza kuri office ubwo birangije ahita ahamagara kuri office nyine arabibabwira barambwira ati umukozi yananiwe akazi barambwira Fiona iyo mbwa nta kibazo ifite ntabwo iryana ibiki n'ibiki kandi nta kazi karanga kenshi ntabwo uzajya uteka nta kintu uzajya ukora na kimwe ni ukurebera imbwa gusa kuyigaburira ibiki nta kindi kintu ndavuga ntabwo nahakora ngubwo utinya imbwa nawe ndayitinye muzana undi mukozi njye ntabwo nahakora baravuga okay ubwo birangije nyine bahita bansubiza bahita banzanira indi modoka bahise bambwira banegera uwo mugore w'umunyaka yahise anegera taxi nyine insubiza kuri office nsubiye kuri office hari umushuti nyine wari uriye nawe aravuze ati utinya imbwa ko katingereka nigireyo bahita yigirayo ndabagenda ujye waragenda ajyayo yakoze yakongeye natinye imbwa ntabwo ntakoze nuko ubwo birangije nyuma nibwo bongeye bantwara mu kandi bahita bandangira akandi kazi ko nsanga nyine ari akazi yari abamama 2 gusa 2 yari umumama yari umukecuru n'umukobwa we yego noneho ari hejuru habayo umukazana n'abana ariko ngiye nshinzwe gukora hasi gusa nyine kuri umukecuru n'umukobwa we gusa ndahakorana makora amezi 3 kwezi kwa kane nyine ndarwara urwara nyine ndababwira ndashaka kugenda kuri office kwivuza kuko bo nyine iyo uri nkuko nguko ukora nyine nta kontra mufitanye urwaye urimenya ibintu byose urimenya ntago warwara ngo ajye kukuvuza ujya kwivuza ku giti cyawe ndabwira ndarwaye shaka kujya kwivuza barambwira agenda nyine bamereza urushya ndagenda njya kuri office nyine bantwara kwa muganga baramvuza ubwo ndakira nyize nongera nsubirayo nsubiyeyo ariko nyine ikintu cyatumye mva naragiye nkorayo ukwezi kumwe
ariko hari umukecuru waho yakonaga uri kuri telefone ibyo byose ni kuri telefone biki nyine ukabona igihe cyose abatongana kuri telefone kandi nta kazi kenshi kahabaga ariko ntashaka ko umuntu uri kuri telefone arashaka kubona uri mu kazi gusa niba nakazi ufite genda uhanagura ibirahure genda ukora iki nyine akabona ntagashaka ko ujya kuri telefone ubwo ngubwo birangije ndabara ushobora gukora muri izi nduru ngewe nshaka kuhava mbibwa kuri office ati niba utashaka nta kibazo vayo mvaye cyo kuzaho hano narahavuye ndicuza kuko nakazi kahabaga kenshi bagwemba 400 yawe nabyukaga saa moya za mu gitondo nyine uwo mukecuru nubwo yatonganaga ntiyajyaga ava hari yabaga yicaye ahantu hamwe yarashaje yego yicaraga ahantu hamwe gusa ariko nyine yapfaga kuvaga telefone kavuze cyangwa yumva uri kuri telefone nyine akitonganya ako nyine ngeze kuri office banwaye mu kandi kazi nibwo nahise nicuza icyatumye mva hariya bakujyanye mu kabi ntago kari ariko nyine hari akazi kuko aho banwaye mvuye kuri uwo mukecuru naragiraga nabyukaga saa 11 nteka amacapati nteka icyayi saa 4 zuzuye nkagomba kuba mpishije ibya saa sita nyine abana bakajya ku ishuri bariye nibwo nyine nahise mbona ko ahantu nta kazi kahabaga bati basi iyo bimenya nari kujya nica no mu gikoni nkajya kuri telefone umukecuru nabimenye nyine ndicuza ariko nakuniga none se Fiyo ko numva wowe wabashaka kumuvinga ukava mu kazi kamwe kakunaniye cyangwa ugasezeye ukajya mu kandi abantu twagiye twakira hano bakaba baratubwiraga ko iyo winjiye mu rugo rw'umwarabu agukuraho ibyangombwa ukaba utemerewe gusohoka akagukoresha nyine nk'ukoresha ipunda akagukoresha ibyo ashaka mbese ku buryo no kuhaburira ubuzima ngo bishoboka niba ari umugabo witumye kugufata ku ngufu akaba yabikora cyangwa se wanabyanga akaba yakugirira nabi wanabivuga akaba yakugirira nabi ukuri ni ukuri ntago icyambere cyo hari umugabo ashatse kugufata iyo ashaka ko mubikora ntago yagufata ku ngufu we icyakora akwereka amafaranga akakubwira uramereza ngo amafaranga ukavuga ati ndabibwira umugore wawe iyo umubwiye ko ubibwira umugore we arabitinya ibyo narabitinya ntabwo ashaka ko famiye yibimenye umugabo ndabibwira umugore wawe arabiti nta kintu yakojya ntabwo yareka kubikubwira nundi abikubwira arabikubwira gake gake ariko nawe nyine ugenda umwiyama yego bivuze ngo abo bibaho babigiramo uruhare ntabwo yagufata ku ngufu ngo bikunde baratinya hanyuma uvuye mu kazi kari keza ujya mu kandi njya mu kandi ubwo aho ngaho nyine muri ako ngako aho nabyukaga nteka amacapati nteka ibiki nahakoze ngerayo icyumba nararagamo nta esi yari irimo hari kiriya kintu kizengurutsa nyine kizana umuyaga gusa ko nta bukonje ubwo nyine ku manywa naryama icyokere kikanyica nkumva ndapfuye mwabwira ko mudashyiramo esi bakaba tuzayishyiramo bakaba ninjye njya kurara mu kindi cyumba cy'abana kandi kujya kurara n'abana basakuza nkumva ntabwo bishaka nkumva ashaka kuguma muri icyo cyumba rero ubwo ngubwo nkakomeza kukihambira mukiza ndavuga ntabwo nzagumira badashyiramo esi babireke ndangije bwese mfata umwanzuro wo kuvayo wanga ko ukivamo icyumba kigumamo cyari kitarimo AC niho wari ugeze ubwo ngo nyine ndababwira nini mutanshyiramo esi ngiyewe ndagiye baravuga ngo ejo tuzayishyiramo ndavuga okay nayo ngiye kuri office ubwo nzagaruka ari uko mwashyizemo esi baravuga ngo nayo kandi ngo abashyushye koko haba hashyushye baravuga ngo bahita bahamagara kuri office hari umudamu nyine w'umwarabu niwe waranwaye muri ako kazi atari bitanyuze kuri office umudamu nendi kuri office nandikira umudamu ndavuga ati ko nyene akazi yitwa Nada baramuza abantu benshi bo muri Romani ndavuga ko nyene akazi aravuga ati nta kibazo anywa nyine muri ako kazi urumva iyo ari ukwitware mu kazi ya komisiyo yaherezaga kuri office arayiguhereza yego iyo komisiyo nyine akajya yimereza kandi ari urumva ninjye nari nisabiye akazi abaje nyine bahita bamuhamagara baramubwira ngo nanze nyine akazi arambwira ko kibanza akazi ndamubwira ntabwo nakora hatarimo esi arabwira kuki mutamushyiramo esi mu cyumba cye baramugana twamubwira arara mu cyumba cy'abana nanjye ndavuga ntabwo nanjye najya kurara mu cyumba cy'abana aravuga ngo baravuze ngo bazayigushyiramo ejo navuga rero nkeneye kujya kuri office nanjye ngaruhuka ejo nibwo nzagaruka bamaje kuyishyiramo aravuga sawa agenda nyine mfata taxi ndagenda
nyine biba byoroshye utamagara taxi igahita iza ikakugeraho ndagiye nyine irantwara njya kuri ofisi y'umurundi nyine ubwo ngubwo birangije ngezeyo ese aba ari ofisi ahantu ku buryo haba hazwi ari ahantu tuvuga wabona ukavuga yuko ari ofisi tuvuga kuri ofisi ariko nyine ni nk'uko agera ukikodesha inzu yo kubamo iwawe mu rugo inzu yo kubamo irimo amatora ibiki niba wenda n'igihe uba urimo hariho nk'abakobwa nyine baba baratorotse bakajya bitwara mu kazi bishakiye akazi kwabo yakenera nk'ahantu ho kuruhukira agahamagara wa muntu tuvuga ngo ni kuri ofisi aho nkeneye kuza kuruhukira iwawe ushobora kunyemerera akavuga ati uraza umereze amareyari 10 uzi hajya wenda nk'iminsi 2 cyangwa iminsi 3 umunsi wa kane wishakira akazi ubundi ugende mu kazi ubwo nyine twita kuri ofisi kuko uvuze kuri ofisi nyine niyo ubibwiye madamu ngo ngiye kuri ofisi arakubaha yumva ko ugiye kuri ofisi ntabwo abazi ibyo ari byo ubwo ngo nyine ukajya kuri ofisi ariko uwo madamu umwe araba abizi ko twatorotse nuko abashaka amafaranga nyine nawe ababizi akora natwe abizi keretse nyine abo bandi baba duhutuzi nibo batabizi ubwo birangije nyine ngeze kuri ofisi nyine ubwo nageze njya gutaha ngeze kuri ofisi nibwo nasanze nyine kuri ofisi haba hari abantu benshi batandukanye nsanga y'umurundi nyine ari kwitegura gutaha nsanze mundi ari kwitegura gutaha ariko sinabyitaho kuko njye nari mvuye ku kazi ntabwo nari niteguye mfite umushahara w'ukwezi kumwe gusa andi yose narayohereje mu rugo ubwo birangije mbwira hari umukobwa wari uhari ndavuga tujyane mu isoko tujyana mu isoko nyine bagenda ugatega taxi ukabibangeza mu isoko twijyanira mu isoko tugezeyo nyine nabona utwenda tw'abana nkahita mbara abana nyine basaza banjye bati twavana banjye iriya ni iya mama nkagura ngeze aho ngura n'ivarisi mutavuga tuzi uriya muntu utashye turatahana ntabwo ari bunsige nta pasiporo ufite wumva uri butahe guteze birakunda ni ibintu byoroshye ubwo nyine birangije nanjye n'uwo muri nawe nta byangombwa afite nyine twese ubwo aho ngaho twese n'ubu ducumbikiye ngo tuvuga ngo ni umu agent nawe nta byangombwa bafite nawe nta kintu abafite abapfuye kubaho ababayeho gutyo gusa kandi ukabaho wa polisi zo ukayicaye kuba mu gihugu nta rupapuro na rumwe nta kintu na kimwe kikuranga urabona nshobora kuba naratorotse mfite mugenzi wanjye utaratorotse uri muri kontara agafotora irangamuntu ye nyine hari irangamuntu babazita bataka agafotora bataka yakayiguheza ukagigendera huye na polisi arayimwereka ati uyu ni njyewe ntabwo bamenya ko batandukanye se nyine bibaye ngombwa uri nko mu nzira ugenda polisi ikagufata uhita uyereka bataka y'undi muntu akakureka ukagenda yego uyigura na simukadi najyaga no kwivuza nkajya kwivuza kuri bataka y'undi muntu ubwo birangije mba ndavuze ni nanjye ndatashye aravuga se Fiona utashye gute utabyiteguye bate igihe cyose iyo navuga nzataha byagiraga nabwira umushuti wanjye Fiona wakihanganye se ubwo waberetse gutaha ibiki n'ibiki reba basi niba waraguze ikibanza wahita ukanza ukacyubaka ibiki basi bundi igihe hari abantu bamaze imyaka 10-15 ukabona n'ubundi nahanataniye nanjye bati ntabwo nabivamo ibyo bintu ngewe ndatashye ubwo ngo birangije nibwo yose bati nge nditahiye turajya nyine tugura ibyo tugura turangije turagenda dusanga yo murundi bitavuga ati mu gitondo nagura ubusige turagenda nyine mu gitondo abari kuye indege se mu gitondo uko yakwitaha kuri polisi no gutaha no kujya kuri polisi kwitanga nibwo niko gutaha n'ubwo turagenda hari ahantu kuri polisi bita kuri Ruhi nyine utega taxi ukabibwangiye kuri Ruhi ikagutwara ikakugeza kuri Ruhi nyine niho hari polisi ariko twe ntabwo twari tubizi nyine utega taxi kugeza kuri Ruhi ukajya kuri polisi nyine aho Ruhi niho ha polisi iri ariko nyine ntabwo twari tubizi hari ahandi ubanza guca mbere yo kujya kuri Ruhi hari ahandi hitwa Mawari ubundi iyo ushaka gutaha mbere na mbere ugomba kuba uzi nimero ya pasiporo yawe niba warayitaye nyine iyo ngiyo ugomba kuba uzi nimero ya pasiporo yawe ushaka gutaha kandi ntayo narinzi nta kintu kimwe narinzi ndangije turagenda kuko nabyo twari tuzi twaragiye tukatubona abantu barimo baraza bakerekana ibipapuro bakerekana ibiki bakabinjiza ubwo babinjiza kuri polisi kuri polisi tukabona aba Bangladesh tukabona abahindari kubinjiza tukaba ari kubona abantu barironda ni kwa kundi abantu bahubuka kuvuga tutabizi none ukure barimo baratwara abazungu gusa twe bakatwangira tutazi ibyabyo kandi abo ngabo babanje gushaka ibipapuro twe tutazi ibyaribyo kure ukuntu biroze ubundi hari umunyine uwo mu agent wacu tukamamaga uzi ko banze kutwinjiza
akatubwira ngo mujye ku murongo mubyigane babinjize ngo mwe ntibabasige okay tukajya ku murongo bajya kwinjiza natwe tukabyigana bakadusubiza inyuma yego kasha abantu ni abagome abarabu ni abagome ko tuvuga abarabu ni abagome bakanga kutwinjiza koko birangije ari umushiti wanjye yari yaratashye no wase watashye ute aravuga ngo wereba umugabo aho ngaho hari umugabo w'umwarabu ngo yitwa Mr Safe ngarahita kwinjiza ngo akimye kuri umunyarwanda ngarahita kwinjiza Mr Safe turamutegeza turamubura hakaba hari abandi bantu b'abasekita akatubwira ati mwavuye Mawari base Mawari ni hehe ni ibiki Mawari ni ibiki muzari papuro mukoye Mawari biraducanga nyine burinda twiriwe kuzuba twirirwa aho ngaho twiriraho aho Mawari mutagiyeho n'ibikapu mu bifite n'ibikapu tufite nyine twari twiteguye amavarisi ari aho ngaho byose turangije izuba riratwica inzara riratwica haba hari abarabu nyine babeze aho ngaho ko haba hari abantu bakeneye gutaha ariko babura uko bataha ukajya kubona ukabona baraje bakuzaniye amazi baraguhaye bakazana ibyo kurya bakabahereza nyine bakajya baduheza ibyo kurya abarabu nubwo tuba tukabona abantu ni abantu beza nuko burira butwiriraho tukiri aho ngaho baratubwira nyine twavugisha umuntu wambwira ati uko tukiri aha ngaha ati murahaguma ati n'icyumweru cyashira muri aho hanze ngo ni ukuharyama kumbi bari abantu baryama hari hanze ni ukubera kutabimenya ubundi iyo ubizi uragenda ukajya Mawari aho Mawari batubwiraga ubwo natwe twaraye aho hanze bukeye mu twaraye hanze hasi ku itaka turaryama hasi nyine dusasa ibyenda turaryama hasi turasinzira ukajya kubona ukabona wenda nk'ibi Bangladesh n'ibyo bihari ukabona mu Bangladesh araje akavuga ngo ashaka ko mukora ibintu aho hasi aho ryamye ukajya kubona cyangwa ukabona nk'abapolisi barinda aho ngaho kuri iyo gereza ukabona baraje ngo ushaka ko mukora ibintu nyine tukabirukangana kuko harimo n'abagore bashaka ko muryamana twari tuharyamye turi bane turi abanyarwanda babiri n'abarundi babiri niho twari twahahuriye ubwo ngo birangije waba usinziriye ukabona hari umuntu waje nyine w'umwarabu aravuga mwariye turabana ntabwo twariye kanze njye kubazana ibyo kurya aragenda atuzanira ibyo kurya atuzana n'icyayi turarya turanywa turangije turyama aho hasi nyine turasinzira buracya mu gitondo ku ikaro hasi ku itaka yego ubwo ngo bukiye mu gitondo ariko ntabwo gusinzira byakunda ntabwo twire dusinzira bamwe barasinze ariko nje gusinzira byaranze hari njyewe n'undi munyarwanda gusinzira byaranze biranga neza turavuga gusinzira byanze turahaguruka turagenda abandi barasinzira tukanyire dukatakata burinda bucya turaho ngaho yego ubwo ngubwo bukeye turavuga ariko uwagenda aho Mawari bavugaga duhita tubaza hari umusaza ucuruzaga aho ngaho afite akabutike aho ngaho turamubaza Mawari ni hehe aratubwira mugende mufate taxi muyibwiye ko mugiye Mawari irahita ibagezayo turangije dusiga amavarisi aho ngaho turamubwira ati yaturebera aravuga nta kibazo ndayabarebera turagera dufata taxi turi bane turabwira tugiye Mawari iradutwara itugeza muri Mawari ubwo tugezeyo tugeze muri Mawari turinjira baravuga muratashye muri Afurika turatashye okay baravuga passport yanyu iri hehe umwe aravuga passport nayo mfite umwe yari afite passport undi atayifite uyifite uw'umurundi yari afite passport bamuhaye nyine hari igipapuro ahita bamuhereza kiba kigaragaza ko aborotse bahita bamuhereza igipapuro bakwita bakuboroka mu gihugu cyabo baba barakuborokesheje umubosi aba yarakuborokesheje mbere kugira ngo utemerewe gusohoka oya impamvu akuborokesha aragenda agahita akuripotinga akavuga uyu muntu naramuzanye none naramubuze yego ubwo iyo yakubuze nyine leta bakuboroka ku buryo we aba yemerewe kuzana undi muntu kuko we ntabwo uba ukimuriho aba akwikuyeho yego ubwo ngo birangije uwo mukobwa ahita ameze igipapuro cy'uko nyine yaborotse icyo gipapuro ni cyo baba bakeneye hariya kuri ruwe ubwo ngubwo umunyarwanda we yari azi pasiporo yari azi nimero ya pasiporo baba barayimo nyine bamuhaye igipapuro hasigara njyewe n'undi murundi njye ntazi pasiporo yanjye ntazi na nimero n'uwo murundi nawe nta kintu na kimwe yari azi nanjye nta kintu na kimwe narinzi ndangije birancanga mpita mvugisha wa mukobwa twakoranaga muri kontara mbere ndavuga uzi ko ngiye gutaha none bikaba bincanze nkaba mbuzi ko nawe kubera ntazi nimero ya pasiporo yanjye aravuga ati vugisha wa mwarabu wari umubosi wanjye yitwaga Maye aravuga vugisha Maye mpita muvugisha bosi wanjye nyine wo mwarabu ndamubwira mabuja ko nshaka gutaha
nyine avuga igiswahili ndavuga ko ashaka gutaha none bimeze gute ko wabwiye uwo mukozi nyine uwo mukobwa ngo ninzakenera gutaha yari yaramubwiye ngo uzabwire Fiona arakenera gutaha ngo naramuborokesheje n'icyo na tike na passport iri kuri polisi byose nazaje icyo azataye barabimubwiye aravuga ngo Fiona ntugire ikibazo niba ukeneye gutaha nta kibazo rwose uzatahe ndavuga none se ko barimo baransaba nimero ya passport wayimaye aravuga ngo genda woje kuri polisi bakubwire bamumagare ngezeyo ndavuga bamuhamagaye ahita babwira ngo uwo nguwo agomba kunyishyura amafaranga yanjye agomba kwishyura tike yanjye namutanzeho akishyura amafaranga atanze kuri ofisi akabona gutaha mu by'ukuri wishyiriye polisi yego usangira gushakisha ntabwo yari nkeneye bari bagize ko ntabyabona ifite binyemera kumfunga ubwo ngubwo aranyangiye yanze gutanga nimero yanjye ya passport yanga no kuza uwo mubose wanjye nibwo rese nigira inama mitamamagara mama wanjye nyine ndamubwira wamba bari ukajya kuri migration aho mu Rwanda nyine ukajya kuri migration kababwira ngo hari umwana wawe uri muri Omani ukeneye gutaha ararwaye nyine bikini yabuze passport n'ibiki n'ibiki yego mumubare mumuheze photocopy ya passport cyangwa se mumuheze nimero ya passport gusa mama aravuga si ibintu birakunda bagenda wo kuvura mama wanjye birakunda aragenda nyine ajyayo ageze barayimuhera bamuheza nimero ya passport bayimuhaye nanjye mitanyihereza aho ngaho ubwo abandi bose bari bagiye ari njye usigaye ari njye nawe usigaye aho ngaho yego nimero ndayibona aho ngaho itameze igipapuro uwo murundi we byamuyobeye yabuze uwo bituma musiga aho ngaho njye mitanigendera agera asanga abandi babafunze nanjye nyine ahita bamfunga hahandi wasubiye hahandi yitwa Ruwe uva kuri Mawari ufite icyo gipapuro gahita ujya kuri Ruwe ngeze aho kuri Ruwe ndagenda mita nyine bahita bansaba igipapuro nyine mita ninjira wumvaga bagiye guhita kugira ati ngaho taha oya tuba tubizi ubu urimo urashaka n'uri kigufunga ubabizi ko urimo urashaka ubizi ko bagomba guhita bagufunga yego kuko kugira ngo bagufunge nyine ntago bapfa kuhita bakweza gutyo gusa bagomba kwaza kuvugana na embassy yacu bagufunze yego ubwo ngubwo mita nyine ninjiramo iyo ukinjiramo baragenda bagahita bakubaza ko icyo utashye bati njye nari ndambiwe kweki waravuye aho wakoraga ukababwira nyine impamvu wahavuye iyo ushaka hari umuntu ugira ubwoba kumva ko natabeshya nyine biri bumugireho ingaruka agatangira akabeshya ngo barankubitaga ngo bankoraga ibikingo ntabwo bamimbaga ibintu nk'ibyo nyine ndababwira njyewe ntabwo bamimbaga amafaranga menshi niyo mpamvu navuyeyo wabwije ukuri tumushahara ari mutoya yego bakabyandika wari umaze hanze nyine igihe kingana ute waraturutse ndakibabwira barandika banje banera nyine utera fingerprint bakagufotora nyine bakagufotora hose ukagera hose bagafotora nyine nk'umuntu ugiye gufunga bagafata biometrics ubwo ngubwo nyine barangiza ugahita ugenda ukinjira mu gereza ugasanga harimo abandi bantu benshi muri benshi uba winjiye muri gereza yego ukinjira muri gereza uva aho ngaho bamaze kugufotora ukaza baguhaye umusego wawe kuraraho ishuka yo kwiyorosa n'isahane yawe yo kuriraho nta matera matora ibiri ziba zirimo abarimo ibitanda na matora abari nko mu ishuri abari twatatu tugerekeranye ukagenda bya bikapu byawe se wari waguriyemo ibintu ugomba gutahana byari nyine urumva naje aho ngaho mbisanga aho ngaho ibyanjye abandi bo bari binjiye ibyanjye ndabifata wa undi nawe byari byamucanze afata ibyo asubira kuri office we yasubiye kuri office kuko nta nimero ya passport yari afite asubirayo njye mpita ninjira winjiye barahita bakubaza ufite ibikapu bingahe ukabivuga ufite telefone yego ufite amafaranga yego ukabeza telefone ukabeza amafaranga bakashyira mu kamvirope bagashyiraho nimero bakongera bagafata amavarisi yawe bagashyiraho nimero noneho iyo ugiye gufunga hari agakarita baguhere iyo uzatindamo hari agakarita baguheza k'umutuku agakarita kaba kariho na nimero y'ibintu byawe ufite iyo uzaba nyine iyo uzihita utaha hari agakarita baguheza k'icyatsi nako kaba kariho nimero y'ibintu byawe ufite nyine wasizemo bakubikiye wowe baguhaye iyihe karita k'icyatsi ni icyatsi ubururu ntabwo ari icyatsi n'ubururu umutuku n'ubururu ubwo birangije nyine ndagenda njyamo muri gereza nsangamo na wa mukobwa umwe we yari amaje gutaha umwe yahise ataha undi uwo murundi wahise ataha direct umunyarwanda niwe wari usigayemo yego nsangamo uwo munyarwanda nyine tubanamo harimo n'undi munyarwanda umwe yari amazemo igihe ubwo birangije nyine tubamo muri gereza
habaho ikubise ubundi ntago ngo bitinda ariko twe byaratinze kubera ko twese twikubita mu minsi y'irayidi kandi iminsi y'irayidi ntago bakora yego rero twamazemo ukwezi ariko mbere y'uko ukwezi kugeramo hari umugabo ushinzwe abanyafurika w'umwarabu niwe witwa Mr Safe yego akimva ko ubwo yarazaga avuga Rwanda ntago muragenda Rwanda ntago muragenda mutegereje ukwezi kose ufunze nta communication ntaki nta communication ariko telefone yabayifite ariko iyo ukeneye kujya kuri telefone wenda ukeneye nko kubavugisha umuntu avuga nkeneye telefone bakagutwara ukavuga ukongera ukayibasubiza ukongera ukagaruka muri jeze yego ubwo ngubwo twebwe rero ngo twari dutegereje embassy yacu yavaga muri Egypt iza muri Oman embassy ba muri Egypt uwo mugabo ukuriye embassy yitwa Nare Kayira nari simuka izina rye niwe wadufashije baje kudusura aho ngaho donc ambassade yaje kubasura muri gereza twari turi aho ngaho nyine tujya kwa tona baraje icyo gihe twari twigaragambya kuko ari gereza ebyiri imwe bayihaga telefone bakunda kuyihaga telefone cyane kuko harimo abatayirandi noneho twege iyangaha yari ivanze abafilipine abatayirandi abanyarwanda abagande abatanzania twese tuba abarundi tuvanze twege rero icyo gihe twari twigaragambya tuvuga ni gute twe mutaduha telefone twateraguye twakubise inzugi amadirishya ibintu byose nyine twasakuje muri kamera kuko barimo kamera twasakuje ubwo birangije habaje umumadamu umwe nyine waturiraga w'umupolisi abaraje aramagara nyine ngewe ahamagara undi mukobwa w'umunyarwanda turavuga bagiye kudutwara muri gereza yihariye ngira none yenyayo kwa twe nyine dusakuza ubwo nyine turazamuka baradutwara turazamuka tugeze dusanga ni umuntu kuri embassy kuri embassy yaje kutureba n'undi mudamu nyine ubayo yitwa Mureke ntaribi Mureke okay uwo mudamu ubaye muri Oman umunyarwanda nawe afasha abantu iyo bakeneye gutaha ubwo ngubwo birangije dusanga nyine nibo baje kudusura ubwo tugeze nyine baratubaza mu mazi igihe kingana gute turakibabwira se ko iki mwatorotse nyine tubabwira impamvu baravuga okay naribi rero nyine baradufotora batugiye kubakorera outpass yo muzatahiraho kuko nyine ababosi bacu banze kuzana passport iyo bayizanye utahira kuri passport iyo batayizanye bazana outpass ubwo nyine twicara dutegereje outpass mu gusubira muri gereza dusubira muri gereza baraje kutura nyine no kutuvugisha no gutwara amafoto ubwo ngo birangije turagenda turicara turategereza nyine ukwezi kurarangira ukwezi kurangiye nyine n'iradi yarangiye bongeye batangiye gukora nibwo baje batubwira ngo ejo uzataha nyine nje natashye njyenyine uwo munyarwanda wundi we yari butaye imbere yanjye birangira n'undi ntashye imbere ye barazambwira urataha nyine ndangije ndagenda barambwira amavarisi yawe nayahe ndayabereka telefone yawe yari yashize mu muriro barayincagingira hari ahantu nta kibazo nuko abantu baguheza telefone ugahamagara ukajya hajye babwira nyine yiyanjye bakaguhezeyo ukajya kuri bakagushyira no kuri wifi ukajya kuri chat ukabwira wanyu ukabwira uko bimeze cyangwa se ukeneye guhamagara nk'umuntu uri muri Oman haba hari yabo yo guhamagaza ugahamagara yego ubwo ngubwo igihe cyo gutaha ndi butahe ni mugoroba baje kumbwira mu gitondo ko bambwiye ejo uzataha mu gitondo nka saa saba uwo madamu araza arantwara aravuga ngo ino ufate ibintu byawe witegure uri utaha uyu munsi ndagenda mfata telefone yanjye ndabasha kuyicaginga arayincagingira mfata imyenda yo ndi bugende nambaye amavarisi yanjye byose nshyira nyine ku ruhande ndongera nsubira muri gereza turategereza nyine saa 10 bigeze saa 10 nyine nambara imyenda ndi bugende muri gereza haba harimo abantu bakagutera make-up bakagutera ibiki byose nyine ubundi ugasohoka muri gereza nkaho uvuye mu rugo yego naho uvuye mu imbere nabwo bagiraga uniforme cyangwa bari bataraziba hoye nta uniforme zibamo ni ukwambara imyenda ugiye kwinjira ufatamo imyenda yawe uzambara muri gereza nta kibazo uyambara ibyo ushatse kurya nta kibazo mu gitondo saa 12 bazakabyutsa mubyuke munywe icyayi ukanywa icyayi ukarya na capati saa sita mubyuke murye mukarya inkoko cyangwa umuceri ifi cyangwa se inyama nyine biterwa nta kibazo mufungiye muri VIP ra
uri kumva murya neza kandi ku gihe kandi babinginga muze murye mwese ninde muntu utarabona ibyo kurya nta muntu ujya ubura ibyo kurya hari biba byinshi aho ati abiyongera n'ibande mukagera mukiyongera nyine ibintu nta kibazo cyawo ubuzima bwari sawa nta kuri nta muntu ugukubita ntaki babazanira amavuta yo kwisiga muri gereza nyine udukoresho twose ukenera twose baratubazanira we ntabwo wemerewe kubyizanira bo barabiguhereza ibyabo ubwo ngubwo birangije saa 10 zigeze nyine baraza barambwira ati musohoke tugende twari dutashye turi muri gereza yindi hari umutanzaniya wari utashye noneho muri iyo gereza yanjye harimo njyewe n'umunyegana nitwe twatashye wa munyarwanda wundi asigarayo asigarayo nyine badushyira mu modoka nziza ntabwo ari mu bya modoka by'ama imfungwa ukagenda ukinjira badupakirira amavarisi birangije badushyira mu modoka turasohoka nyine baradutwara tugeze hanze nyine nahise nibuka ko nta mupira mfite w'imbeho kandi bavuga ngo iyo utashye ngo ntabwo wasohoka ndangije bandabigenza iteramita mbwira umuntu ushoferi aho utwaye bati ko nyine kujya kugura umupira w'imbeho abati ntacyo tugende tuwugure tuva mu modoka tugenda mu isoko turawugura ari kumwe nawe ariko ari kumwe nanjye nambaye n'amapingu ntacyo kimwe nambaye ubundi birangije turagenda nyine mu isoko turashakisha ndawubona ndawugura baparitse aho ngaho turajya tugaruka mu modoka turagenda batugura ibyo kurya mu modoka tugenda turya tugeze ahantu kuri niba hitwa gute niba ari deposiyo hitwa ahantu ntabwo nyine barabadipotinze bajya kubadipotinga ubwo mwagiye mugeze kuri airport tugeze kuri airport nyine baradutwara tudipotinga ubwo ngubwo nyine badupimira ibiro by'ibintu byacu dufite nuko nyine twari bugende niya mu gitondo ariko twari dutwaye nimugoroba saa 10 n'ubundi turara aho ngaho kuri airport ariko twe barahadusize bo baragenda twe turara kuri airport bamaze kubasohora muri Oman oya tukiri muri Oman hari akazi nyine kaba kari aho ngaho muri aho ngaho badudipotinze niko mo babashyize niho tuba n'undi tuba twicaramo bukeye baraza baradutwara n'ubundi batwinjiza mu yindi modoka itugeza mu ndege neza badutwara imodoka tugeze mu modoka nyine twinjira mu ndege nuko yararangiye twinjira mu ndege nyine turaza ubwo wasohoye kukiye cyangombwa usohoka Oman twasi nyine ya embassy niyo yatuzaniye niyo yari yanditse urupapuro rugusohora muri ntuzi yego hari urupapuro nyine bayanditse ntabwo nzi ibintu byanditseho nyine ni ikinyarwanda nyine n'icyongereza rutuma usohoka ku buryo kwa kundi ugenda ugiye guteresha werekana nyine passport wowe uragenda ukabahereza iyo nuzi urwo rupapuro rwa embassy bagahita bakureka ukagenda nurwo naziyeho ndaza nyine ndaza uko nguko ngeze hano i Kanombe nibwo bambajije nyine tuhageze twebwe nari naje n'umunyegana n'umunyegana umwe we yazi nyine yaje kugenda mu ndege y'iwabo nanjye nzi ukwanjye ndi mu ndege ndi umunyarwanda njyenyine ariko tugeze hari i Kanombe tuhahure turi abanyarwanda benshi bose bavuye muri Oman tugera mu 10 abantu bose baje muri iyo ndege biracanga duhura i Kanombe turi nk'abantu 10 ubwo nyine abantu bakora kuri airport barumirwa babona ukuntu abantu bose bahuriye aho ngaho bavuga baraduhagakije nyine bamuvuye hehe vuye muri Oman nawe uvuye muri Oman nawe uvuye ego komana nyine birabacanga nyine batwicaza aho ngaho bakakwaza impamvu wagiyeyo bakakwaza icyatumye nyine aho wanyuze nyine ukabisobanura nuko nyine bakutireka tukagenda munasohoka turasohoka tuba tugeze muri mama yari yaramenye se ko bagufunze cyangwa wabibugize ibanga ntibahita ubimubwira narabimubwiraga nabwiye ko bamfunze yego umubwa ngiye kuza nuko iyo umuntu atashye gutyo bamufunguye se yakeneye gusubirayo bigenda gute nago nguko baba baramfunze baramborotse imyaka 2 sinasubirayo cyetse imyaka 2 irangiye nibwo nasubirayo ariko imyaka itararangira naho nasubira ubu ni wahasubira hanyuma rero hari byo bagiye batubwira kuri Oman by'umwihariko ukuntu ababayo bafatwa sibyo ubuzima banyuramo uburenganzira bamburwa n'ibindi byose ukuri n'ukuri hariya umuntu nyine ikintu nakubwira umuntu ukora muri kontara iyo uri muri kontara ushobora nko kugira mu rugo rubi urwo rugo rubi iyo urugezemo
ubwo nyine sinzi wenda biterwa na office waraturutseho ariko nawe biterwa nawe ku giti cyawe ntabwo umuntu yazanga kubangamira ngo bikunde ikintu nge nabwira umuntu wari wese nyine kuko abantu baratandukanye ari umuntu utashobora nyine kwivugira ngo avuge ati kuki mumbangamira cyangwa iki bamukora nk'ikintu akajya mu cyumba akarira cyangwa se agakora iki nyine ugasanga ntabwo ashobora kwivugira yego rero ngiye ikintu nyine ku giti cyanjye ukuntu mba numva byagenda ari nk'undi ngewe inama nyine nagira nk'umuntu waba uri muri Oman akaba ahura n'ikibazo icyo ari cyo cyose niwe wakikemura ku giti cye ati gute niba ahantu wenda bamwima ibyo kurya cyangwa se ntabwo bamuhemba kandi akeneye gukora ku giti cye wera ukeneye gukora ikintu namubwira yatoroka ni ukuri watoroka kandi polisi igufata igahita igufunga polisi yigufashe kugira ngo igufate niwe wabigizemo uruhare niba utorotse ukagenda ukajya kuri uwo mu agent urangiza akakohereza mu kazi ukajya mu kazi polisi izagufatira kandi uri mu kazi nese finaro umutorotse nta passport wazataha gute kandi njye naratashye rese ngise natashye nyine gutaha passport yawe isize buriya muri Oman ni ikindi kibazo gikomeye cyane kuri wowe yego ni ikibazo gikomeye ni ikibazo gikomeye ubu ntabwo bapfa kongera kuguha passport ubu nayo bapfa ko urumva ikibazo gikomeye umuntu abatinya ni ukuvuga ngo abo bantu impamvu bizirika avuga ati reka nirinde hato polisi itamfata ikanyura ku ngufu kuko utaha ku ngufu ntabwo ari ukuba wabishatse nyine nta yandi mahitamo bafite urumva ikibazo cy'abamo ni uko nta passport uzongera kubona mu buryo bworoshye niyo mpamvu nyine abantu batinya niyo mpamvu n'abantu benshi batinya kuza kuvuga ukuri kuko abazi ko passport yayisizeyo kandi azi ko azakenera kongera kubona iyindi kandi azi neza ko nibamenya ko yatorotse Oman yego bazamuseka nibamenya ko bamufungiye muri Oman bazamuseka kubera icyo wemeye kuvuga ko bagufungiye muri Oman kandi nta soni biguteye njyewe impamvu nemeye kubivuga ni uko nzi ko byambayeho kandi nta muntu kandi hari abantu benshi nzi bagiye baca ahangaha ku Isimbi TV bagiye bataha baratorotse ariko bagatinya kubivuga nkibaza nuko iki bataza ngo bavuge ukuri nibyo bintu nibaza nuko iki batazavuga ngo nge nari naratorotse natashye na passport mfite akaza avuga ko bamufashe nabi mu by'ukuri abantu babeshyira Oman atari uko Oman ari mbi ahubwo ashaka kwigira umwere yego ubu zakurikiye he kimwe nuko hariho umuntu utoroka sibyo aho yarari nta kibazo yari afite nta kibazo na kimwe rero ko hariho umuntu utoroka sibyo aho yarari nta kibazo na kimwe yari afite uri kumva nta kibazo na kimwe yari afite ahubwo ariko yarakeneye ayo mafaranga menshi yego icyo ngicyo gusa ibyo kuvuga ngo bakoresha ngo amarozi nk'ubu njye ahantu natorotse kuko yegereye amafaranga menshi nta kintu kimwe nari mbuze nariraga ku gihe ntabwo nta kibazo na kimwe ubwawe uratoroka ni ukuvuga ngo iyo utoroka ugahita uza mu Rwanda ariko uvuga ko Oman ari habi mu by'ukuri atari habi ni ukuvuga ngo nka kuri iyo noroka nkajya ibyago polisi ikamfata ikanyura uretse naza nkavuga ngo Oman ni nziza kandi banyuye nashaka gutaha ariko natashye nshaka gutaha ku giti cyanjye naje ari ukeneye gutaha kuki abantu babeshya rero kuki abantu babeshya kuko igihugu nka Oman harimo abanyarwanda benshi abarundi abantu bo mu bihugu bya Afurika benshi bahashakira ubuzima ariko bikarangira babeshyeye Oman bavuze amakuru atari yo kuri Oman kubera yuko buri muntu ukoze ikiganiro navuye muri Oman ntabwo njya mbona abantu mushyigikiye 100% bamubwira yuko koko yahohotewe yakubiswe abo bagabo bakeneye kuryamana nabo n'ibiki hari ibintu byinshi bivugwa bibi nabire nabavuga ngo sinzi ngo baba bakoresha ibintu by'amadayimoni ashaka kugenda kuzenguruka izingo za Oman ndebe koko ayo madayimoni bavuga niba nyabona nukuri kwana singiye gukoresha sabe mvuye maze gukora mu ngo nyinshi hari abantu nagendaga nkirukana ku giti cyane kwa ahantu sinakora bite wenda nuko sanze hari abantu benshi hege nyine ugenda bakubeshye ngo bahari ari ngo inginzo ninoya wajya gasanga inzira geretse atavuga ati aha sindi bakore kandi uvuze ngo simakora nta kwera ngo urumva ngo iyo uvuga ngo uratashye ngo banakwica ngo arije bakubwira ngo nzakurasa bakakuzirikira aho hantu ku buryo dushobora kuzahava biriya nukubeshya okay barakure kukagenda rwose ariko nyine abantu baba bari muri kontarabo baba bafite ubwoba kuko nta hantu abazi ntacyo ariko iri hanze nyine ntabwo wankoresha akazi nje wawe wavuze ngo ufite abana bane naza gasa ufite abana 6 mitambwira ko office wate ntago makora none wakurikiye iki wowe wageze mu Rwanda hakurikiye iki igikurikiye nyine ugomba kuguma mu Rwanda cyangwa uzashaka impapuro usubire muri Oman ntabwo nasubira muri Oman nyine ngewe iyo mbarazinye passport naraje neza nta kibazo batarangorotse nasubirayo
kuko njye nta kibazo nigeze murirayo ariko ubu ngubu sirasubirayo gukora passport mfite. ubu hakurikiyeho iki mu Rwanda? Ubu nyine ni ukwicara nkaba umunyarwanda ngashaka icyo nkora mu Rwanda. Ubu ukora iki se sofa kuva wahagera? Kuva nagera kintu natajya gukora. Urirwa mu rugo? Nirirwa mu rugo. Ubwo ikigaruka haba gute? Cyangwa mu muryango? Kurya ko yanabitse. Ayo ngayo rashira vuba. Uzi kurya mu mafaranga adashyira ahandi. Nindi kurya ko yarabitse ashira vuba. Reka nsoreze kuri iki kintu. Ni iki wabwira umunyarwanda wagiye ukurikira inkuru zavuzwe kuri Oman? Kuko nyine nicyo kintu gikomeye kugeza uyu munsi ushaka kubwira abantu. Ikintu nabwira umunyarwanda wagiye ukurikira inkuru zavuzwe muri Oman, hariho nyine icyambere cyo nuko mukumenya ko nta muntu ujya yivuga nabi, bashaka kwivuga neza, akaza kuvuga ibyo icyatumye ava muri Oman, akaza akigira umwere, akaza akavuga nyine impamvu yavuyeyo, bamufataga ku ngufu, bamwamaga ibyo kurya sinzi, habaga amadayimoni ngo bamutereza amadayimoni, ukibaza yasiga amasengesho angana ate kuva ryacika ayo madayimoni, kandi ugasanga n'ubundi ari muri hano nyine ntabwo wamenya, ariko ngera hagiye umuntu avuga ati ngo amadayimoni biki ngo naracikaga, ukibaza kaza nyine ayo masengesho yakoraga atuma acika ayo madayimoni bikagucaga. Dukurikije umuco w'Abarabu se ako kantu nakubajije, birashoboka ko umwarabu yajyamana n'umunyafurika bigashoboka? Hariho ababikora bakaryamana nyine nk'iyakubwiye kuko ngo ndaguha amafaranga, uwo muntu akunda amafaranga, akunda amafaranga akayemera, nuko bavuze ngo hari abo bica kubera ko baryamanye n'abagabo b'Abarabu. Iki kintu nanjye nshaka kukivuga, ari abavuga ngo hari abo bica. Nano mu Rwanda sabe umugore agufatiye ku mugabo we, polisi idahari si yakwica? Byaba bibi. Polisi idahari itaraza yakwirenza. Nuwa kugira ngo bijya neza, niba umugore agufashe wenda muri ahantu itahamagara polisi ikagutabara. Rero ntaramuro bari niko bimeze, polisi irakora. Ubwo niba umugore na wenda agufatiye ku mugabo we ukitabaza polisi, polisi iraza ikabikemura, ntabwo yakwica. Ariko nyine bwagufashe polisi idahari yakwica. Ahita kwirangiriza. Ni nk'ibyo, ni nk'ahantu hose, ahantu hose niyo polisi zihaba. Ni hatari. Ariko polisi zirafasha. Reka tugane ku musozo. Mwabyumvise ku bantu babaye muri Oman, kuba hari cyangwa kubateganya kujya kuhashakira ubuzima, icyambere gikomeye nakugiraho inama. Mu byo nagiye numva nuko ugomba kugenda unyuze ku mupaka, ukerekana pasiporo yawe, ukagenda mu buryo bwemewe. Cyambere kugenda urenze umupaka mu buryo butemewe uba urimo urakora icyaha. Icya kabiri, uramutse uhuye n'ikibazo hanze y'u Rwanda wagiye mu nzira zitemewe wahura n'ikibazo. Nuko u Rwanda rwari igihugu kigerageza kuba cyakurikirana abaturage. Umuturage w'u Rwanda ahantu ari iyo babimenye bahita bajya gutabara, nko gutya ambasade yaje kubareba, naho undi bashobora kugira ikibazo. Nk'ubu ukagwa muri gereza iyo ngiyo cyangwa ukajyayo ukazabura gikurikirana ugahura n'ibibazo, kandi wakabaye wiyitaho ukagendera ku mategeko. Sibyo ngibyo Fiona? Reka ngushimire kandi urakoze kuduha ukuri. Nizere ko nta muntu uribuze kutubwira ngo yababeshye. Uri bire muri comment. Nizere ko nta muntu uribuze ngo yababeshye, kubera yuko abantu bavuye muri Oman nta muntu utubwira inkuru ngo abantu bayemeye. Kandi ikindi bagomba no kumenya, bagomba kumenya nyine ngo uwo muntu wa embassy ufasha abanyarwanda n'uwe bagomba kuba bafite nimero ze, kubugiye cyose agize ikibazo agomba. None se muri Oman harya nta ambassade dufite muri icyo gice cyegereye aho ngaho? Nayo. Ubwo no kuvuga ngo iri hafi iva muri Egypt. Muri Egypt niho hegereye Oman. Okay. Niyo bakoresha bose. Ariko mu bihugu by'Abarabu dufite ambassade. Nose muri Egypt hose mu Barabu? Ni ariko ni muri Afrika. Oya mu bihugu iyo bita donc Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu dufite ambassade. Ntabwo haba kutamenya, haba no kutishakira uburenganzira. Ko nabonye sara kuri polisi n'abakoresha uwo ngo aho ngaho bo muri Cairo muri Egypt. Ushobora gusanga ari uko byegeranye, ntago mbizi. Nuko Fio wakoze cyane, nyagasana kugirire neza kandi bonne chance, ibisigaye bizagenda muri comment. Turaza kureba niba watubwije ukuri. Ako niba watubeshye nabwo biraza kuba ari catastrophe. Wakoze.